ndabasuhuje cyane kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose nzi ko mumeze neza. Tumaze iminsi tubwira abamama cyangwa se abakobwa badafite amavangingo ko dushaka kubereka umuti ushobora kubafasha muri iyi minsi cyangwa se ushobora kuba wabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi kugira ngo mubashe kuba mwagira namwe amavangingo. Buriya amavangingo ni ikintu gifasha umugore aho ava akagera. Uko waba umeze kose umugabo ashobora kukwereka ko atabikunze, atabyitayeho, ariko burya umutima we ari gushira. Ngira ngo abantu murazi ukuntu duteye, hari ubwo tujya tugaragaza ko ibintu tubikunze ariko tutabikunze, ahubwo ari ukubera yuko nyine nta kundi kuntu byagenda. Abagore benshi rero, harimo abagore benshi bumye, ugasanga mu gitsina cyabo harumye, hakaza ububobere busanzwe bw'igitsina, ariko yagera mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina akabikora, umugabo akagira igihe cyo gucumita agacumita, ariko yageze igihe cyo kunyaza ugasanga amavangingo arabuze. Ariho hahandi umugabo azajya gukubeta inyuma ku gitsina cy'umugore, ugasanga umugore yamaze kuma, nyine agahita yuma, sibyo? Ibyo rero nibyo tugira ngo uyu munsi hano aha ngaha tuvugeho, tunabereke n'ikintu cyatuma byibura mufashwa, sibyo? Kugira ngo buri muntu wese abashe kwinyarira cyangwa se abashe kurekura amavangingo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, sibyo? Kuko buriya umugore bajya bakunda kuvuga ngo umugore ni uwanyaye, ntabwo umugore ari uwumagaye, sibyo? Hari ubwo uba ushobora kuba ufite ubwo bubobere rwose igitsina cyawe ari amavuta, ariko kikaba kibura ayo mavangingo, ugasanga nk'umugabo wawe nyine ntabwo mubyumva kimwe, arahora agutekerezaho, aragufata ukundi kuntu, aribaza ati se kubera iki? Ejo n'ejo bundi ugasanga nyine arajya hanze kubera ko haba hari impamvu runaka, kandi ibyo bibazo ntabwo ari ukubera ko biba bikomeye, ahubwo wowe ubwawe uba ugomba kubishakira igisubizo, kandi igisubizo turi hano kugira ngo tubafashe. Uyu munsi rero twabazaniye icyo bita ngo ikiranda bayita gombo, singiyi ntabwo muyizi, mu isoko zibamo, simuzizi? Kanze mbereke neza kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa, atazavaho akavuga ngo gombo ngo ntabwo ngo nyizi, ngo nyine ngo urabona. Oya, buri muntu wese amenye gombo iyo ariyo, kandi ikifasha abagore. Tugiye no kubabwira n'uburyo ikoreshwamo, kuko abantu benshi barazizi ahubwo ntabwo bazi uburyo zikoreshwamo. Ngira ngo murazibona ngizi, sibyo? Dore ngizi za gombo, murazibona. Ujye mu isoko ahantu hose utuye, waba uri mu gihugu cyo hanze, waba uri mu Rwanda, aho waba uri hose zigomba zibayo, ugende ugire gute, ubabwire uti ndashaka gombo, sibyo? Barahita baziguhereza. Noneho rero nabateguriye byinshi bitandukanye. Iyi jage ni ukuvuga ngo kanze nyibereke neza, mo murarebamo imbere, ngira ngo mo murabibona. Aya ni amazi twateguye tuyashyiramo icyo bita gombo, turayisatagura kugira ngo ibashe kumera nyine neza. Ngira ngo murabibona, ni amazi bisanzwe, sibyo? Ni amazi bisanzwe. Aya mazi rero abagore batagira amavangingo ikintu bayakorera, ufata amazi ukagira gute, ukayatogosa kugira ngo nyine byihute. Ufata amazi ukayatogosa, wamara kuyatogosa ugafata atangiye kuzamo akazuyazi nyine adagishyushye cyane, ugatereramo za gombo zawe kugira ngo zibashe kuvamo wa muti. Urabona gombo ukuntu ziba zimeze, ziranyerera. Kuvuga ngo amazi uretse uraje urebe, amazi abanyerera, murabireba, amazi abanyerera, abanyerera. Nuko nyine ushobora kutabibona neza kuri kamera, ariko amazi abanyerera, murabibona mu kiganza cyanjye uburyo asohokamo, abanyerera. Uvuga ngo aya mazi niyo tunywa akadufasha kuba twagira gute, kuba urabona ko amazi uburyo amenekamo n'aya ngaya biba bitandukanye. Aya mazi rero adufasha kuyanywa kugira ngo adufashe kongera amavangingo, ndetse n'abatayafite, iyi gombo izana amavangingo. Ni ukuvuga ngo rero ikintu uzakora, urayafata ukayashyushya, wamara kuyashyushya ukayasuka nko mu ijage nk'iyi ngiyi, ugashyiramo gombo, ugapfundikira, akabanza akarenduka neza. Reka tubyite kurenduka kugira ngo buri muntu wese aze kubasha gusobanukirwa. Noneho yamara kurenduka, kwa kundi agenda arenduka, abateye iseseme mu by'ukuri kuyanywa nyine uba wumva ari ibintu bitamenya ibyo ari byo. Urayafata ukicara ahantu utuje, ugafata igikombe ukazajya usuka ukanywa. Ni ibintu byoroheje, ni ibintu byongera amavangingo byihuse cyane, ku buryo buri mugore wese aba yumva anezerewe kandi ameze neza mu rugo rwiwe.
Kuvuga ngo rero hariho abantu bajya bakunda gufata izi gomba barangiza bakagira gute, bagasukamo icyo bita isukari kubera ko ngo ziba ziri kurenduka. Reka mbabwire mwa bantu mwe, ibintu biryohera ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza ku buzima bwacu cyane cyane nk'igitsina gore. Ntabwo aba ari byiza cyane cyane buriya ibintu biryohera biri mu bintu bishobora gutuma utagira gute, utagira amavangingo. Bigufatira bikagutera za mibe n'ibiki byose. Ushobora gushyiramo ibyo bisukari bigatuma utagira ikintu ugeraho. Ukagira gute, ugasanga nyine ubu amavangingo yawe ntago aje. Ntimugashyiremo ibindi bintu, nta kindi kintu mbabwiye. Afazari naho kugira ngo ushyiremo iyo sukari washyiramo umunyu wa gikuku cyangwa se umunyu w'ingezi cyangwa se umunyu w'inka bitewe n'ururimi ukoresha. Washyiramo uwo munyu. Izi gombo rero ziraboneka ku isoko ahantu hose. Ubu hariho abantu baje bakambaza ngo turazikura hehe? Ku isoko ahantu hose izi gombo ziraboneka, sibyo? Mugende muzishake nimurangiza muzifate muzishyiremo muri ayo mazi, nimurangiza mujye muyanywa. Abahanga bicarana amazi ashyushye muri teremusi, barangiza bakazajya bafata mu ijage bagasukamo bakicara hariya bakanywa. Ku munsi ukagira litiro wenda nk'eshatu, binashoboka n'enye wazinywa, biterwa n'akazi uba uri gukora. Umuntu wicara uri kunywa nyine. Ubundi umugore arangwa no kunywa amazi. Sinabibabwiye? Umugore arangwa no kunywa amazi. Ntabwo uba ukwiriye kuvuga ngo urajya kunywa amazi ngo kubera ko ngo ubona ngo watangiye kunyara inkari z'umuhondo, ngo urajya kunywa amazi ngo kubera ko ugiye kubonana n'umugabo, ngo urajya kunywa amazi ngo kubera ubundi uba ugomba kwicara uri kunywa amazi, sibyo? Abantu musigaye bamwe na bamwe basigaye babyumva, sigaye mbona mu mihanda abagore bamwe na bamwe bagendana n'amagurude y'amazi, ariko iriya gurude aba ari ntoya, yishizemo uba ugomba gushyiramo indi. Uba ugomba kugenda ukamimina izi gombo, warangiza ukazisuka muri iyo gurude yawe, warangiza ukazajya uyigendana ugasukamo n'andi paka ukajya uhorana amazi. Umugabo rero igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina afite yanjye wanyweye nk'ijage nk'ebyiri cyangwa eshatu ku munsi, mana we uranyara ukazagira ngo n'ikizi ni robine baguteze cyangwa se n'ikindi kintu bagize gute bagushyizeho. Ubwo rero bivuze ngo abantu inshuti zacu, abantu mudukurikiye, mwere kuba abana, mwere kuba basama. Icyo bita kuba mwasama, kubaka urugo ntabwo ari ibintu biba biri ari utuntu tujya tugatoragura hariya mu muhanda tukaza tugahita tuzana. Ni ibintu umuntu aharanira kandi akabigeraho, kandi ni ibintu binoroshye. Abantu tubigira intambara kubera iki? Ni ibintu byoroshye, ariko burya iyo wabikurikiranye bikubyarira inyungu. Ariko iyo utabikurikiranye ni hahandi umugabo azajya ataha mu rugo rwiwe atsita ibirenge, ataha yumva nta musosi, nta kintu agiye kureba mu rugo rwiwe, yumva nyine ntacyo bimaze, yumva nta kintu nyine tu arumva ari ibintu bisanzwe, kubera yuko agize gute atashye. Ariko asiko umuntu irajya kurongora ni igikatsi. Uzi umugore watangiye kwitwa ngo ni igikatsi? Uritwa igikatsi kubera iki? Kandi akweretse gombo. Uritwa igikatsi kubera iki? Wabuze iki? Hari nubwo ushobora gusanga umugore aba afite ikibazo cyo kuvuga ngo afite ububobere bukeya. Ububobere bukeya nababwiye ahantu buturuka. Abagore mugabanye kwikinisha. Abagore benshi barimo barikinisha kandi bafite abagabo babo. Iyi si ibigaragara nk'aho igiye kuzarimbuka. Muba muri kwikinisha kubera iki? Ufite umugabo wawe warangiza ukajya mu cyumba ukikinisha. Ibyo ntabwo ari byiza. Niyo waba utamufite uba ugomba gusenga Imana ikazaguha uwawe, ariko ibyo kwikinisha ukabireka kuko biri mu bintu byangirije igitsina gore. Uyu munsi hano ntabwo ushobora gusanga nk'umugore arashaka afite umugabo, ariko kugira ngo azamukenere bikaba ikibazo. Ugasanga ntabwo ajya amukenera, ntabwo ajya amutekereza. Kubera iki? Kubera yuko yarikinishije, umubiri we wamaze kwangirikara, wamaze kwangirika. Iyo umubiri wawe wamaze kwangirika kuko wikinishije biragoye kuwugarura. Ariko nagiye mbabwira ibintu mugomba gukoresha kugira ngo umubiri wawe wongere ugaruke umere neza. Ujye ubishaka nk'abandi bagore, ujye wumva ukeneye imibonano mpuzabitsina, wumva urayishaka. Ariko uyu munsi none abagore bikinishije usanga bafite izo ngaruka zo kudakenera igitsina gabo, zo kutagira ububobere mu gitsina, zo kutagira amavangingo. Ugasanga nyine byaranze. Niyo mpamvu rero ngo utegetse ngo uyu munsi none niba ukunda ubuzima bwawe, genda ujye ugure zino gomba, ujye wicara iwawe muri salo wicana ijage y'amazi, mu gikoni wicana ijage y'amazi. Ibyo uri gukora ubona ko ntacyo bitwaye, wicana ijage y'amazi. Niba uhinguye, abagore bo mu cyaro bakunda kuduhamagara bambwira ngo urase ngo ngiye ngo ndi mu cyaro, ngo ubuse ngo nabigenzane aho utuye hose. Guys, ubuzima burahenze. Ikindi kandi ni ibintu twe twishyiramo. Dushobora kwishyiramo ibintu kandi bidashoboka.
ntabwo ushobora kwishyiramo ibintu ngo ngiye ngo ntuye mu cyaro ni hehe hatagera iterambere ntaho izigomba ahantu hose zirahagera mu cyaro nimwe munazihinga izigomba uri kubyumva nimwe muzihinga nimwe muzigemurira amasoko yo mu mujyi kubera iki niho handi uzasanga umugore wo mu cyaro ararwaza bwaki kandi niwe uhinga dodo niwe uhinga za beterave niwe uhinga amatunda niwe uhinga ibiki byose akabyeza akabishumurira isoko akabijyana kandi abana biwe babikeneye ihereho ubuzima bwawe bumere neza ubuzima bwawe kabisa umuntu najya anabireba ajya avuga ati kabisa ngewe nishimiye ko afite umugore wanjye abagore benshi birirwa bariranga ngo za karyasi ngo zadutwariye abagabo kubera iki umugabo aragera aho yagera agasanga aramena kandi akamena wowe ntagakurusha ubwiza ntagakurusha amashuri ntagakurusha iki ariko ugasanga umugabo aramukunze bitewe n'uko ibyishimo byiwe niho hantu abibona rero abagabo ntabwo ari ibintu biba bigoranye cyane abagore namwe ntabwo ari ibintu bibagoye cyane kuba wafata agomba ukazajya uzinywa gusa washyize igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ukamererwa neza ugashimisha umugabo wawe ubu urumva ari ibintu biba bikomeye cyane ntabwo aba ari ibintu bikomeye ubuzima bwacu nitwe bureba nitwe dukeneye kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza niba warikinishije rero kora subscribe likinga video comment sharinga bagenzi bawe hariho abantu benshi bakeneye kureba zino video kubera iki abantu ariko bagira imitima mibi kubera iki wumva yuko udashobora kuba wabwira mugenzi wawe ahandi wowe aho wigiye cyangwa se aho waboneye ubumenyi mubwire musobanurire umubwire ati nyaboneka dore ngo aka video karebe karagufasha cyangwa nikatanagufasha ugahereze mugenzi wawe kari buze kugira akamaro kari mu marire ugasanga wabikukumbye wabigize ibyawe wenyine waye ndakubwira ngo kora subscribe iyo ukoze ni ingenzi haba kuri njyewe ndetse no kuri wowe kubera yuko ukoze subscribe ugakanda kuri ukazogera igihe cyose iyo na uploadinze video uhita uyibona ako kanya ugakomeza ukivura ubuzima bwawe ukagenda neza ariko muri iyi si tuba dufite imitima mibi muri iyi si ntabwo tujya dutekereza ko ejo n'ejo bundi dushobora gupfa muri iyi si tumeze nk'aho twayifatishije mbese nyine ariko iyo mitima mibi tuba dufite mu mutima wacu ntabwo nakugira inama yo kuwugumana kuko nta kintu izakumarira muri iyi si nta kintu izakumarira icyo nakubwira rero kora ibyiza ugifite uwo mwanya wo kubikora kandi wite ku mubiri wawe ukurikirane umubiri wawe wumve ko uri stable umeze neza wumve ko ushyukwa nk'abandi bagore wumve ko unyara nk'abandi bagore ibyiza byose by'abandi bagore ubigire kuko iyo ushyutswe uranarangiza abagore benshi bajya bakunda kumpamagara bambwira ngo ntabwo bajya barangiza ese kubera iki tutarangiza ese ni gute ushobora kurangiza kandi udashyukwa gushyukwa kwawe ari ikibazo ugasanga nyine ugiye gukorana n'umugabo wawe imibonano mpuzabitsina ariko mu by'ukuri wajya kureba ugasanga gushyukwa kwawe bibaye ikibazo urashyukwa ari uko amaze kurangiza ituro ya mbere wenda nabwo bikaza ari gakeya urumva biba bigoranye mureke rero kwikinisha mureke kuzajya mutekereza ibindi bintu buretse ndaza kugira nsubire mu miti ishobora cyangwa se mu mirire mushobora kurya kugira ngo igende irwanya ibyo bibazo mwagiye muhura nabyo byo kwikinisha kandi nimujya mukira mujye mushyiraho komenti mushimire ntabwo tuba tubasabye amafaranga nta kindi kintu tuba tubasabye ni ugushimira gusa kugira ngo n'abandi babone yuko hari igikorwa turi gukora kuko hariho abantu benshi bagenda baca inbox bashimira ndabyishimira cyane ko mwashimiye ariko nanone nshimishwa iyo mwabishyize muri komenti bavuga ati mwarakoze hari icyo byamfashije kuko bituma n'abandi bose iyo basomye komenti babasha gukurikiza inyigisho tuba twabahaye Imana ikomeze ibahe umugisha rero ibiganiro byacu nakagaruka wowe kora subscribe ibindi byose uzabimbaze bye